Mwiriwe neza, murasuhuzwa na Teacher Laura. Nkomeje kubashimira uruhare mukomeje kugira ngo aya masomo dukomeze tuyafatanye. Ikindi ndashishikariza n'abatarakora subscribe kongera kuyikora, ku batarayikora mugakomeza mugasharinga kuri bagenzi banyu, mukandika komantere ku buryo tubasha gukora isomo rijyanye n'ibyo mwe mwifuza. Uyu munsi ngarutse mvuga ku kintu kijyanye n'imivuduko y'ibinyabiziga. Imivuduko y'ibinyabiziga ubusanzwe turebera mu nsisiro n'ahatari mu nsisiro. Nituvuga mu nsisiro ni ahantu hari amazu yegeranye ku ruhande rw'umuhanda cyangwa hahurira abantu benshi. Ahatari mu nsisiro ni ahantu hari umuhanda urambuye utariho amazu agiye ari ku ruhande rw'umuhanda. Rero tuvuze wenda imivuduko y'ahatari mu nsisiro, amapikipiki agendera kuri kilometero 80 mu isaha. Iyo mvuga ipikipiki mwumve moto. Amapikipiki agendera kuri kilometero 80 mu isaha. Amavatiri y'ifasi n'amatagisi, nimvuga ivatiri y'ifasi mwumve zino modoka zitwara abantu batarenze 8. Amatagisi ni tagisi voiture bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Noneho ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe muri rusange, ubwo ni bya bindi noneho bitwara abantu barenze 8, bizagendera kuri kilometero 60 mu isaha. Tukagira umuvuduko wa velomoteri. Velomoteri igendera kuri kilometero 50 mu isaha. Ibinyabiziga by'ubuhinzi bigendera kuri kilometero 25 mu isaha, hamwe n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka bitagira amarasoro cyangwa amortiseri, nabyo bigendera kuri kilometero 25 mu isaha. Dusubiyemo tubonye ko amapikipiki agendera kuri kilometero 80 mu isaha, amavatiri y'ifasi n'amatagisi akagendera kuri kilometero 70 mu isaha, ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe muri rusange bikagendera kuri 60 mu isaha, velomoteri ikagendera kuri kilometero 50 mu isaha, ibinyabiziga by'ubuhinzi bikagendera kuri kilometero 25 mu isaha, kimwe n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka nabyo bikagendera kuri kilometero 25 mu isaha. Wenda kandi kantu kiyongeraho ku kijyanye wenda n'amavatiri y'ifasi n'amatagisi, mu igazeti yagiyeho muri 2002 bagaragazaga 75. Iyo bavuguruye muri 2003 yo igaragaza umuvuduko wa 70. Aho niho hantu turi buhure n'ibintu bitandukanye n'ibyo. Ikindi kintu ndi buvuga aha ngaha ni kijyanye n'amahoni. Amahoni y'ibinyabiziga, ukamenya ihoni rya velomoteri aho ryumvikanira n'ibindi nk'ibyo. Mpere ku kibazo cya mbere rero, ngo icya mbere ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiriho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibinyabiziga bigira icyerekana umuvuduko cyangwa ari rwo ruriya rushinge rwerekana umuvuduko mu kinyabiziga cyangwa ku kinyabiziga bitewe n'icyo ari cyo, ni ibinyabiziga bari batubwiye ngo ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Aha rero ibinyabiziga bizagira akerekana umuvuduko cyangwa ariyo twita kilometraje, ni ibinyabiziga byose bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Buri gisubizo ni B. Ibinyabiziga bizagira akerekana umuvuduko ni ibinyabiziga byose bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Buri gisubizo ni B. Noneho ngo icyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Icyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa burenga toni 5. Buri kinyabiziga cyose kirengeje uburemere bwa toni 5
kizashyirwaho ako kapa kerekana umuvuduko ikinyabiziga kitakagombye kurenza. None A bari batubwiye ngo ni toni imwe, B ngo ni uburenga toni ebyiri, C ni uburenga toni 24. Aha nta toni 5 tubonyemo, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Noneho nkomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kangahe? A ni kilometero 50 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 30 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umuvuduko rero wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Velomoteri igendera kuri kilometero 50 mu isaha igihe nta cyapa kibyerekana ukundi. Buri gisubizo ni A. Noneho ikibazo cya kane, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kangahe? A kilometero 25 mu isaha, B kilometero 70 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero umuvuduko w'amapikipiki twabonye ko ari kilometero 80 mu isaha. Nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho dukomeje n'ikibazo cya gatanu, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi hamwe mu buryo bwa rusange ni A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Umuvuduko urangaho w'ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe muri rusange ni kilometero 60 mu isaha. Buri gisubizo ni A. Noneho cya gatandatu, ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri, ifasi n'amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, A ni kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano rero twabonye yuko umuvuduko w'amavatiri, ifasi n'amatagisi ubusanzwe ari kilometero 70 mu isaha, ariko mu gitabo mu igazeti yo muri 2002 bagaragazaga ko umuvuduko ntarengwa w'amavatiri, ifasi n'amatagisi ni 75. Nibyo bagaragaje aha ngaha rero. Buri gisubizo ni C. Nubona 70 uzabisubize, nunabona 75 uzabisubize. Rero aha ngaha batugaragajeho 75, buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya karindwi, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Umuvuduko w'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka cyangwa bitagira amaraso cyangwa amortiseri ni kilometero 25 mu isaha, hamwe n'ibinyabiziga by'ubuhinzi hamwe n'ibinyabiziga bidafite ibibibuza kwiceka byombi bigendera kuri kilometero 25 mu isaha. Buri gisubizo ni C. N'ikibazo cya munani, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe, A muri kilometero 20 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 30 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha umuvuduko w'imodoka zidafite ibizibuza kwiceka twamaze kubona ko ari kilometero 25 mu isaha. Nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya cyenda, ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera A metero 100, B metero 200,
C metero 50, D metero 150. Aha rero ubundi bavuga ko ibinyabiziga byose bigendeshwa na moteri, ibyo binyabiziga byose bizaba bifite ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 100. No, iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, ihoni rizumvikanira mu ntera ya metero 50. Noneho ihoni rya velomoteri ryo ryumvikanira mu ntera ya metero 20. None batubwiye ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ni ya metero 50, kubera ko umuvuduko udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ihoni tuzaryumvira mu ntera ya metero 50. Buri gisubizo ni C. Noneho dukomeje na kino cya 10, ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera A ngo ya metero 200, B metero 150, C metero 100, D metero 50. Twabonye ko ibinyabiziga byose bigendeshwa na moteri ihoni ryabyo rizumvikanira mu ntera ya metero 100. Dukuyemo zino za velomoteri hamwe n'ibinyabiziga umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ibyo bisigaye byose bizagira ihoni, ibigendeshwa na moteri byose bizagira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 100. Buri gisubizo ni C. Noneho icya 11, ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibyo binyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ubundi ihoni ry'ikinyabiziga ryakabaye rigenda mu njyana imwe, rivuga ridahindagurika ngo rijye hasi rijye hejuru. Usibye bino binyabiziga byo bigira ihoni ridasanzwe, ibya mbere n'ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa twabonye ko harimo ibya polisi, ibizimya nkongi n'ibitwara abarwayi. Ibyo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'amahoni asanzwe y'ibindi binyabiziga. Hamwe n'ibinyabiziga bikora ku mihanda nabyo bishobora kugira ihoni ridasanzwe. Hano ngo turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, igisubizo turagisanga kuri D. Noneho icya 12, ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero twaje gusanga ko ibinyabiziga bigira ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 20 ari velomoteri. Twabonye ko ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ihoni ryumvikanira muri metero 100. Ibinyabiziga bigira umuvuduko udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ihoni ryumvikanira muri metero 50. Ihoni rya velomoteri niryo ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Buri gisubizo ni B. Noneho icya 13, ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru baba bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagombye gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo n'iyo nkomyi. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agombye gukikira inkomyi afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Inkomyi turayita imbogamizi. Urugero, umunyamaguru asanzwe anyura mu nzira z'abanyamaguru n'ubusanzwe, asanze imodoka yaparitsemo. Iyo modoka yaparitsemo ni inkomyi. Ni igiti cyaguye mu muhanda kibangamira ya nzira y'abanyamaguru, ubwo nacyo kibaye inkomyi. Cyangwa se n'umuhanda wo mu misozi watengutse utengukira mu nzira z'abanyamaguru, ubwo ibyo bintu byatengukiye mu nzira y'abanyamaguru nabyo ni inkomyi. Rero icyo gihe bizasaba wa munyamaguru kazenguruka aciye mu muhanda. Uko kubererekera iyo nkomyi nicyo twita gukikira inkomyi. Kugira ngo abandi bataza kumugongera mu muhanda rero, ni
ni uko bazagenda bitaje umunyamaguru mu ntera ingana na metero imwe uturutse aho inkomyi iri. Iyo bidashoboka kubahirizwa rero, bazagendera umunyamaguru gake ku buryo abanza kurenga aho bimusaba kunyura mu muhanda. Kugira ngo bishoboke rero, ni uko mu rushinge rwabo rw'ikinyabiziga hazaba harimo nibura kilometero 5 mu isaha. Ukajya umugendera gake ku buryo nibura mu rushinge rwawe hazaba harimo nibura kilometero 5 mu isaha. Bizagufasha kurinda urenga, umunyamaguru agere aho asubira mu nzira z'abanyamaguru nabo babashe gukomeza urugendo rwawe. Iyo tuvuga ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagombye kubasigira akayira gafite metero imwe nibura hagati yabo n'iyo nkomyi. Ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agombye gukikira inkomyi afite nibura kilometero 5 mu isaha mu rushinge rwe rw'ikinyabiziga. Turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, buri gisubizo ni D. No, icya 14, ngo ni ryari ushobora kwakiriza rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ahambere nshobora gucanira rimwe ibinyoteri, ahambere ni mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Cya gihe se mugiye gushyingira, mugiye gushyingura, mugiye no mu bindi no mu zindi gahunda rusange, cyangwa se bibaye ngombwa ko ikinyabiziga kigenda cyihuta. Icyo gihe ushobora kugenda ucanira rimwe ibinyoteri, iby'ibumoso n'iby'iburyo n'iby'inyuma byose bigenda byakira rimwe. Aha kabiri ushobora gucanira rimwe ayo matara ndangacyerekezo ni mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Nka cya gihe usubira inyuma n'itegeko riri mu kizamini cya permis définitif yo bakubwiye ngo usubira inyuma ucanira rimwe za ndangacyerekezo zawe. Niba bakubwiye ngo ugahagarara ahantu hatemerewe guhagararwa, uzacanira rimwe za ndangacyerekezo cyawe. Rero tubonye ko igihe dushobora gucanira rimwe amatara ndangacyerekezo, ahambere ni mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, aha kabiri ni mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Buri gisubizo ni C. Noneho icya 15, ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Ikinyabiziga gishobora kugenda moteri itaka cyangwa vitensi idakora, ahambere hano batubwiye ngo ngo igihe kigenda hamanuka, ibintu byo kugenda ugenda ahantu hamanuka ikinyabiziga kitaka, hari n'ababyita ngo ni ugutera indobo. Biriya bintu ni amakosa. Nk'ikinyabiziga feri yacyo iramutse icitse wateye indobo cyangwa ugenda ahantu hameze gutyo, ntabwo wabona uko witabara. Icyo gihe rero, nk'iyo ikinyabiziga cyawe cyakushobora kwifashisha vitensi ya mbere igakora nka feri. Rero birabujijwe ko natwara ikinyabiziga moteri itaka cyangwa vitensi idakora, uretse igihe icyo kinyabiziga gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Buriya igisubizo ni B. Niba turi kugikurura cyapfuye cyangwa tuvuye kukidepana, icyo gihe nibwo ikinyabiziga gishobora kugenda mu moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Iyo tuvuga ngo ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, buri igisubizo ni B. Hano icya 16, ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ahantu hambere umuntu ashobora kureka umuntu uturutse mu kuboko kw'iburyo bwe akabanza agatambuka. Ahambere niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyerekana ngo uyu ni uri butambuke mbere. Aha kabiri niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kitari gukora, feruje zapfuye. Ntabwo nshobora kureka umuntu uturutse iburyo bwanjye akabanza agatambuka. Hano ngo turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Buri gisubizo ni C. No, icya 17, ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. A, ni ukugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. Ntabwo ducana amatara kugira ngo twerekane kilometeraje cyangwa kariya kerekana umuvuduko. B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D, kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka. Buriya iyo wacanye amatara rero, hagira ayaka kumurikiye, akagira n'amatara yaka agira ngo agaragaza ingano y'ikinyabiziga cyawe, ariyo twita amatara aranga ikinyabiziga.
impamvu ducana amatara rero tuba tugira ngo ayo matara aranga ikinyabiziga agaragaza ingano y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo utagira uza ngo akugonge. Iyo umuntu areba ingano y'ikinyabiziga cyawe n'iyo muri kubisikana sigamo intera bitewe n'uko abona ikinyabiziga cyawe kingana. Rero impamvu ducana amatara aba ari ukugira ngo abandi biborohere kutubona. Buri igisubizo ni B. Noneho icya 18, urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Kugira ngo tunyure ku munyegare rero, ariko ibintu byo kuvuza ihoni n'uzajya usubiza azamenye ko icyo gisubiza cyishe. Nta hantu bajya bagaragaza muri ibi bintu ikintu cyo kuza kuvuza ihoni. Rero urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ngo ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Kugira ngo tunyure ku munyegare turamwitaza, tugasiga umwanya uhagije hagati yacu nawe kugira ngo tumunyureho, kubera ko ashobora kugenda igare rigenda rizungazunga cyangwa rikora zigzage. Icyo gihe ashobora kwisanga yaguye mu kinyabiziga cyawe ukamugonga. Rero niba turi kunyura ku munyegare tugomba gusiga umwanya uhagije kugira ngo mbere yuko tumunyuraho. Buri igisubizo ni C. Tukagenda tumwitaje. Noneho icya 19 ngo ni icyo wakora igihe utabona neza usubira inyuma. Niba utabona neza usubira inyuma, A. Ngo ugomba kumanura ikirahure cy'imodoka ngo urebe inyuma. B. Gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akarebanyuma kakwegereye. Mpereye kuri A. Ngo kumanura ikirahure cy'imodoka ngo ukareba inyuma. Iyo urebye inyuma urebeye mu ruhande rumwe ariko urundi ukaba utarwitaye bikaba byatuma ugongesha urundi ruhande, urumva ko ntabwo ari yo. B. Gufungura umuryango w'imodoka kugira ngo urebe inyuma, ushobora kwisanga banakugonze. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ibi ni byo. Niba utabona neza usubira inyuma n'ubundi kiba cyagize uba wakoresheje akarebanyuma kawe cyangwa retroviseri zawe byanze, hano rero ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akakuyobora. Buri igisubizo ni C. Ntaragera ku kibazo cya 20, nongeye kubibutsa gukanda subscribe, gukanda share kugira ngo ibyo waboneye ahangaha bigere no ku bandi, ukandika comment kugira ngo isomo ry'ubutaha tuzagendere ku byo wowe wifuje. Reka nkomeze n'ikibazo cya 20, gusa ntarabikomeza. Mukeneye ubufasha bw'umwihariko nkaduhamagara kuri 0783 801 753. Nkomeje n'ikibazo cya 20 rero, ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe, ngo kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Kubera iki niba nifuza kugana ibumoso nshaka umwanya mwiza kandi uhagije? Ngo ni ukwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. D. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Rero impamvu niba nifuza guta ibumoso mbanza gushaka umwanya uhagije aba ari ukugira ngo mfashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo nshaka gukora. Niba nshaka kugana aho ngaho ibumoso, rwanda ngacana ikinyoteri nkabamenyesha hakiri kare, narangiza nkakatayo nta muntu mbangamiye. Ubundi bavuga ko ahatari mu nsisiro izo ndangacyerekezo nakayicanye bitewe n'aho nshaka kwerekeza, nkabibereka nibura nkiri muri metero 50 ntaragera aho ndi bukatire. Rero iyo wagicanye kare bikurinda ibyago byo kuba bakugonga cyangwa nawe wagonga abandi. Bivuga ngo wifuza kugana ibumoso no kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije, aba ari ukugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Buri igisubizo ni C. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye ku bwitange bwanyu mwagize, bashimiye ko mwabashije kureba ino video kandi nanjye nizeye ko aricyo ibasigiye. Tuzabonana ubutaha, mugire ibihe byiza.